abemera ko dufite Imana muhaguruka dutahe haleluya. Kibikubwira nuko yimisi baguteza atajya guhitanya. Nicyo kimenyetso. Kandi mu bintu biranga umuntu Imana izakomeza. Icyambere asimbuka impfu nyinshi. Mu bintu Imana bigaragaza ko Imana izagukoresha usimbuka impfu. Pasari uto warupfuye pe ariko dufite Imana igira gute ibasha abakonikoni bahagurutse irabasha abarozi bahagurutse irabasha. Abemera ko ibasha muyiha amashyi. Hari ibintu ngira ngo tuganire. Pawulo yanditse n'urwandiko yarwandikiye muri gereza muri za 61 kuzamura gutyo, yandika urwandiko ari muri gereza, yanditse inzandiko zireshatu. Urwa mbere ni uruyanditse rw'Abefeso, urwa kabiri arwandikira Abakolosayi, yandikira n'Abafilipi, yandikira Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 6 yarabwiye ngo umurongo wa 6 kavuze aravuga ngo ni muhumure yatangiye umurimo. Niko yatangiye, aravuga ngo nzi yuko yatangiye umurimo mwiza muri hehe muri mwe ari izagenda iwukomeza iwushyigikira yatangiye umurimo mwiza muri mwebwe. Ndagira ngo mukomeze ibirenge n'amagambo bakubwiraga bakubwira abadayimoni ngo birarangiye, hita ubabwira ngo biratangiye hugu. Ntukareke ibintu byose bivuga ngo abantu bose nubona ibintu byakomeye ujye ushimira Imana ko ariho bigiye kuba byiza, kuko Imana ishobora gukora ikosa ryo gukemura ikintu kimwe cyangwa bibiri, irashaka ikareka byose bikiyegeranya, igashaka kugira ngo byiyegeranye. Doko iyo bitiyegeranye Imana ntabwo iza. Yabwiye Mose aramubwira ngo ceceka, imbere nubwo ari inyanja inyuma ari imisozi, hari ikindi ndindiriye abazakugendaho iteka ryose kugira ngo ngikemure rimwe. Imana rero ntishobora gukora ikosa ryo gukemura ikibazo ngo bakuvuze ngo umurozi umwe yaroze. None se ko niba ugira ikibazo hari udiha ku rugo abazohera bizagenda be. Reka abarozi baroge kuko yakubwiye ngo uzabaho ukomeze ubeho, ibanze bakwemereshe, abavuga bavuge doko barangire. Imana niza kuzana yibishemurire rimwe. Abemera ko dufite Imana muhaguruka dutahe haleluya. Kibikubwira nuko yimisi baguteza atajya guhitanya. Nicyo kimenyetso. Kandi mu bintu biranga umuntu Imana izakomeza, icyambere asimbuka impfu nyinshi. Mu bintu Imana bigaragaza ko Imana izagukoresha usimbuka impfu. Pawulo rero yari muri gereza abwira Abakolosayi ababwira iby'umusaraba n'amaraso ye, ariko ageze kuri uru rwandiko nirwo rwandiko rwitwa ngo n'urw'itorero. Arwita rw'itorero kuko niryo shingiro ry'itorero. Wasoma kino gitabo cyose arwita ngo n'urw'abera. Arandika aya magambo akomeye cyane, yandika mu gice cya mbere yamenyesheje Abefeso bigirwamana se wagiye gutinda uko hari hateye, ariko yababwira ngo dufite umugisha uturuka Imana yaduhaye uva mu bwami bwa hehe bamwe, utavuye ku gisekuru, utavuye ku bindi bintu, ahubwo dufite umugisha Imana yaturaze. Aravuga ngo kuko yabimenye kera ibitugabira kera. Ageze kuri urwandiko rwa kabiri yandika aya magambo, aravuga ngo mwebwe abari bapfuye muzuza ibicumuro n'ibyaha byanyu, namwe yarabazuye abari bapfuye, abari bashize, abataragira agashinge na rugero
rusengero namwe yagize gute yarabazuye. Aka gasura niyo, ako kambara niyo, aho utuye niyo, aho ugenda niyo, gucuruza niyo, kwandika niyo. Tera haleluya, basuye. Ukurikije aho uturuka n'aho uvuka, ukurikije aho uturuka n'aho uvuka, ibuka n'aho uvuka. Ahagaze kuri gatatu, ndagaruka kuri murongo. Ahagaze kuri gatatu arababwira ngo Imana dufite mbawushu, arababwira ngo Imana dufite ibasha, dufite Imana ibasha gukora cyane ibirenze, ibirenze ibyo utasengeye, ibyo utabwirije, ibyo utasabye. Dufite Imana igira gute ibasha. Pasari uto wari upfuye pe, ariko dufite Imana igira gute ibasha. Abakonikoni bahagurutse irabasha, abarozi bahagurutse irabasha. Abemera kwibasha muyiha amashyi. Niyo mpamvu Dawudi yavuze ngo Imana ni ubuhungiro bwacu, ni umufasha utaburika kuboneka mu byago. Aravuga ngo nubwo isi yakurwa igatarwa hehe, Yesaya avuga ngo kuko Umwami Imana izagira gute Samari. Nicyo gituma ntamwarwa, mu maso yawe hagakomera, arakubona agora arakomeye. Tera haleluya. Niyo vuga ngo niyo, ongera ngo niyo, aho utuye niyo, ibyo urya uyu munsi niyo, ako gasura niyo, ako kambaro niyo. Imana niyo buhungiro bwacu, ni umufasha. Iyaba Uwiteka niko yavuze Zaburiye atayobaye mu ruhande rwanyu, ababisha barabamize. Ariko ikigoyi kiracitse, natwe tugomba kugira gute turakira, kuko aho bagutegeye wari kuhagwa, ariko kuko Uwiteka yabaye mu ruhande. Abumva ariyo muhaguruke dutera hariya tuyishimire. Ukurikije aho uturuka niyo, ukurikije aho wavutse niyo, ukurikije aho Imana ikugejeje niyo, ukurikije takataka yakuzamuriyemo niyo, ukurikije abana bawe yakurindiye niyo, ukurikije amashuri yawe wize niyo. Imana niyo, niyo mufasha, niyo rwose, niyo nyine, niyo gushu niba nyobora akarere niyo. Nashakanye n'umudamu wanjye tutagiye invitation, ntaye mutayarabizi, ntaye invitation twatanze, none se nari kudutanga mfite amafaranga nayo ntacyo nari mfite, nta na kimwe. Uwitwa
Pastor Gapusi yatuzaniye invitation zimwe zicishije za photocopy, urumva photocopy na asanga amazi ibisi 3 ndongoye, ariko kuko ariyo abemera Yesu n'umuhamashini niyo abinyu witeka bamaze nk'umusozi Siyoni tabasha kunyeganyega. Muhumure, iyakoze biriya n'ubundi uzagira gute? Uzongera. Iyakoze bya bindi n'ubundi uzagira gute? Uzongera. Yaravuze ngo Imana nishobora bingahe? Kandi nta kirogoye imigambi yanjye. Muhumure rero, abakuvuga reka bakuvuge, reka bagutaramane, ariko rero ndigutaramane mu bagabo. Iyo yahabaye niyo Pawulo agiye kwandika ngo turi abantu Imana yaremye. Cyambere Imana ntikora amakosa kuko ntabwo isinda, nta droge, nta n'ubivangira. Imana iyo igiye gutekereza ikintu iba gikoreye imibare, plan yayo irahari. Nkurikira abantu baza kwicaza abantu mwe mwihanganye ko ni umuhanuzi, mwihangane mubarekera aho bari dufatirirwa. Pawulo agiye kwandika aravuga ngo turi abantu Imana yagize gute? Nta bintu byo gushakisha. Ubu uyu munsi wa none aho umutungo w'umuntu uri, gambaza wenda Bosco turaziranye kuri konte yawe ubuzi ikiriho, kandi niho hozaho umutima. Uwavuze ntibikabe mu gihugu tuba turabisengera ngo uyu mwuka wo gushya bicike burundu, ko twamaze kumenya ko imbaraga z'abadayimoni. Bavuze ngo banke zirahiye, twese turabitse, agatima gahita kavuga ngo ayanjye ahiye n'aya ngayo. Imana rero ntibitsa ntinabikuza umutungo wayo. Yaravuze ngo ho nzawushora ndahaza. Pawulo agiye kubandikira ababwira ngo turi abantu Imana yaremye, ituremeye imirimo myiza, turi umutungo w'Imana mu yandi magambo, kandi Imana niyo ihoza amaso, niyo mpamvu itatse gutabara. Turi umutungo w'Imana. Imana ibwira Yeremiya, yavuze amagambo akomeye, iramubwira ngo Yeremiya we nakumenye. Umva, Yeremiya we nakumenye ntarakurema, uri mu nda ya nyoko nguhagararaho, ndakweza kugira ngo nzagukoreshe ibyo ntekereza. Turi abantu rero Imana yagize gute? Yaremye. Turemeye ibintu byitwa imirimo myiza ariyo muze gukora mu kanya. None se ubundi gituma utarapfuye abantu bapfa ni iki? Nuko ndi mu mugambi w'Imana. Nukuri mu mugambi w'iki? Imana. Ari Imana iduhagazeho. Kubera iki? Kubera iki? Kubera iki ubwo? Kubera iki? Kubera Imana. Imana yaturemeye imirimo myiza, nahagira ngo ujye gusoreza mu kanya. Uyu Eliya twasomye, Eliya w'Itishubi yari umugaragu w'Imana isumba byose, ageze arwara intambara zikomeye. Arangije kurwara intambara zikomeye, arahunga arigendera, agira ngo akazi kararangiye. Hari abantu bicara batazi imijenerwe yabo, batazi imbaraga zibamo uko zingana, batazi ubushobozi uko bungana. Ndagira ngo mbaze nkubwire ngo u Rwanda ruguteza amaso, Afurika iguteza amaso, ntabwo ari aho Imana ishaka kuba. Ntabwo ari aho.
iyo umuntu atararya agira ngo ibiryo ntibibaho. Kera dufite inzara n'umugore wanjye nari nzi ko umuceri wahaza umuntu utabaho kandi umuntu atarya n'inusu. Akomana ariko urasetse ntuvuge ibyo ngibyo. Iryo ni ishuri Imana icishamo umuntu wese izakoresha. Niba itarari gucishamo uzasubirayo. Kuko waba warasimbutse iryo shuri. Iyo nasengaga turi muri iyo nzara, Imana ambwira ngo izangaburira, ikambwira ngo izanyomekaho inyama. Nkayibaza ndi kumwe n'uriya mudamu, nkayibwira ariko urinda unyomekaho inyama, wampaye izorya ukareka izo uzanyomeka. Imana rivuga ibintu by'amarenga, ntugire ngo ukajya ugira ngo wishakisha. Hari ahantu abantu bazi ko aho bari ara wacuruza akabotike ukaba uzi ko ara. Turi muri iyo nzara Imana ntiyabura kumbwira ko izangendesha mu ndege. Ibaze nawe umuntu washonje, umugore yarabyaye muhema umushogoro. Ibaze nawe warangiza ikavuga ngo nzakujyana mu ndege mwana wanjye, ndivuganye nawe mwana wanjye. Numva da warariye umushogoro kuko ari nta jambo ryayo ivuga ngo rigira gute no kubikora izagira gute izabikora. Nimuhumure izaturengera. Haleluya, nimuhumure izabarengera. Ariko agaciro ni ukwirinda icyo yavuze kugira ngo izagisohoze. Umunsi najyaga mu ndege baranyakiye mbonye ibiryo, ngira ngo ibiryo mu Rwanda ntabibayo kubera ibiryo biba ahandi hantu. Tuvuze ijambo rikomeye. Eliya yari ari mu buzima azi ko icyo yakoze cyarangiye. Yari azi ko ubuzima bwiwe nimuhumure nta mvura igwa. Ibyo byose ni ibiki abantu batangiye kumva kubera iki ntabwo bazi uwo bakorana nayo. Nimuhumure, murahumuye se? Haleluya! Turi hano Imana ibizi, turi hano nta kibazo dufite. Iyi mvura mu kwa kane yananiwe kugwa iragwa iki gihe. Nimuhumure kandi niba muyikeneye ubwo ni ibyanyu. Kubera iki rero Eliya yageze kuri uru rwego aragenda ngo ahunga umugore witwa Yezebeli. Aragira ngo araryama. Imana imubwira ibintu bibiri, iramubwira ngo abyuka, cyo ni cya mbere. Nkurikira Andereya. Iramubwira ngo abyuka. Iyo umuntu abyuka aba afite ikintu abyukiye. Irya kabiri iramubwira ngo rya. Iyo Imana ikubyukije irakubwira ngo rya. Rya. Mwa. Haleluya. Rya. Tangira burushete, tangira inkoko, tangira umuceri, basumati, kochora, kawunga, imbwija. Rya. Mwa. Nurangiza ugire gute? Ugende mu Rwanda, genda China, genda Dubai, toka. Mbega imigisha irahagurutse ngo babyuke bahaguruke barye banywe nibarangiza mugende. Koko Imana igiye kubakoresha ibintu bikomeye. Imana amubwira ngo rero mutangiye kureba ku muyaga. Ureba umuyaga ntabibana. Natwe duhagaze natwe uretse abicaye. Abo Imana yahaye kurya batarigeze barya, nimukomere Imana amashyi twumve.
kurya n'ikirere yarazamutse yageze no mu haleluya Imana amubwira ngo rya unywa nurangiza uhaguruka ugende kuko urugendo ruracyahari rakomeje ndagira kubwira ngo ubasha kuburira i Butare ukabonera i Nyamagabe ubasha kutabonera muri karitsiye ya Tumba wajya mu mujyi bikemera impamvu Imana itakukumisha aho waruri uwiga segonderi ikamuzamura nuko Imana ikeneye ko ubuzima bwawe buhora buzamuka azamura n'imanura Bibiri ivuga ngo iki arongera ararya ariryamira Irani iramubwira ngo Eliya we bwa kabiri byuka rya ma imubaza ijambo none rya gatatu usongereho iramubwira ngo Eliya we urakora iki Imana ibwira Aburahamu aramubwira ngo va jya nanjye nza ndagusubiramo ntabwo Imana idakora iko nta kosa yagukorera ibyo bajya kuguhagurutsa byarabyemeye yabwiye Aburahamu ari kubatera mikorofone zabuze urimo urayimena nawe haleluya iramubwira ngo Aburahamu wakwatera sokuru Nahori nagukeneye va mu muryango wose inzu yose jya aho nzakwereka niba hari umugisha nanjye nza haleluya vaho jya aho nzakwereka nanjye mfite ngaruka guheza umugisha aho uzaba sekuru w'amahanga Mana ibwira Eliya ngo yewe urakora iki aho urahakora iki izo ntege nkeya urazikoramo iki ubwo businzi urabukoramo iki ubwo bunebwe urabukoramo iki irakubwiye ngo va aho urakora iki aho urashaka kuva aho ngaho ngo Imana ikugeze ku rundi rwego nkurikira kuko bavuze ko uyu munsi nagira ngo mbanza nkubwire ngo hari ubuzima buhinduka haleluya 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 mu gihe cyashize turi Galilaya nimvuga i Galilaya ntugire ngo ni hano hino ni mu Isiraheli ndimo mvuga igihe cyashize ejo bundi n'undi mwaka nyine turi mu Isiraheli Galilaya umva nawe umvara ndi kumwe n'abazungu Galilaya yabwiriza agamije baba ibintu biracika ngo kwamba Yesu ngurwo urugendo reka nkubwire ibi Imana ikubwira ibintu ari mu nzozi ikubwira ibintu ari inzozi ikazabisohoza yabivanye mu nzozi ntukurikiye ako kantu Imana ikubwira ibintu reka nkubwire icyo shimira Imana ikubwira ibintu abantu badahari kakasubiremo ikubwira ibintu abantu batagize gute badahari yajya kuzabisohoza ikabisohoza bose bateranye abantu babireba abantu babyitegereza kuko niyavuganye nawe no kubikora igira gute irabikora kubita ivi hasi wakubita ivi hasi ukabona umuntu aje arya nza nda abantu badahari ukagira ngo ni igipindi guteye ariko ndashimira Imana ikubwira ibintu ari inzozi ukagira ngo ni inzozi wabirose bwajya gucya ukisanga kwa Farawo nawe utegetse byasohoye abantu bagira gute vaho urakora iki
urashaka kuvaho, ushaka kurenga urwo rwego, ushaka kurenga urwo rwego. Mana kubwiye ibintu byinshi, ariko kugira ngo uzabisohoze biraterwa nawe kuvaho ngaho muri urwo rwego urimo. Niba Imana yakubwiye iduka si botike, ikibazo n'ubuzima bwawe n'ubujiji bwawe muri wowe, urakora iki? Aho haguruka, rya, nywa, genda. Nta muhamagaro w'inzara Imana yigeze itanga. Nta muhamagaro pastor w'inzara Imana yigeze itanga. Habaho ikigeragezo cy'inzara ariko ntihabaho umuhamagaro w'inzara. Niyo mpamvu rimwe na rimwe nibwo bagiye gufasha abantu uramenya utagira ngo bazahora bagufasha, kuko nta muhamagaro w'inzara Imana yaduhamagaye. Vaho, urakora iki? Tugiye gusenga Imana.